ibintu bibabaza umuntu mbese bigustressa kuko ukaba wanasara, bimwe twese dutinya ko benshi muri twe bizatubaho nta kabuza rimwe mu buzima. Bishobora gutuma isi yacu isa ahubwo nk'ukuzimu, bigahungabanya cyane uburyo dusanzwe duteye ndetse n'uko tubona isi iteka ryose. Ibi bintu nanone ariko bishobora kurangira bidukomeje kurusha uko twahoze turamutse dushoboye kwiga uko twabana nabyo n'uko tubifata bitandukanye gato n'ibisanzwe. Reka mbigusobanurire nifashisha inkuru ya life hack yanditswe mu Cyongereza igahabwa umutwe uvuga ngo Top 10 Stressors in Life and How to Cope with Them. Nk'uko tubizi, stress cyangwa agahinda kakujagaraza ubwonko irasanzwe ku buzima bwa muntu, kikaba igihe cy'ubuzima bw'umuntu abenshi bifuza gukura mu buzima bwabo. Abantu bamwe bateye ku buryo stress cyangwa agahinda kababaza kurusha abandi, ndetse ikabagiraho ingaruka bitandukanye bitewe n'uburyo baremwe, imiterere ndangamuntu bavukanye, ndetse n'uburyo twigishijwe mu buryo buziguye n'ubutaziguye uko tubigenza iyo tugeze mu bihe bidukomereye. Mu buryo bwa kamere, hari abantu bihagararaho ntibapfe kugamburuzwa mu gihe abandi bo ibitekerezo byabo bitwarwa kandi mu buryo bugaragara bakorwa mu mutwe cyane na stress. Inkuru nziza ni uko nubwo ntacyo twakora ngo dusubize inyuma akababaro katugeraho akadukomeretsa umutima mu buryo kamere, hari ubushakashatsi bwinshi bwerekanye ko hari intambwe twatera mu kongera ubushobozi bwacu bwo kudaheranwa mu gihe cy'akababaro. Imwe muri izo ntambwe cyangwa se uburyo twakoresha izwi nka stress inoculation, twagenekereza mu Kinyarwanda nk'urukingo rw'akababaro. Dore ibintu 10 bibabaza kurusha ibindi mu buzima. Gusa aha mbere yo kuganira ku buryo twakongera ubudaheranwa bwacu ndetse tukamenya kubana n'ibitera umubabaro, umujagararo w'ubwonko abantu bahura nabyo, dukwiye kubanza kumenya ibyo ari byo. Hasi aha hari urutonde rw'ibintu 10 bibabaza kurusha ibindi mu buzima. Icya mbere ni urupfu rw'urukundo. Ku isi yose ubanza gupfusha aricyo kintu kigora umuntu gucamo kurusha ibindi. Iyo hari umuntu wacu wa hafi upfuye, twumva uruhumbirajana rw'amarangamutima ndetse tukumva dukomerewe no kwibona cyangwa se kubona umwanya wacu mu isi uwo muntu atakiriho. Agahinda no gusuhuza umutima ni urugendo rukomeye rutari rumwe kuri buri wese. Kubana n'ibyiyumvo cyangwa se igitekerezo ko uwo wakundaga yapfuye bisaba kwihangana, kumva ndetse no kwigirira impuhwe ubwacu. Ikintu cya kabiri kibabaza ni ugutana burundu cyangwa se divorce n'uwo mwashakanye cyangwa se by'igihe gito. Gutana burundu n'uwo mwashakanye cyangwa se gukora divorce cyangwa se gutana by'igihe gito, i Rwanda kera byitwaga kwahukana k'umugore cyangwa se k'umugabo, kuko n'iki gihe bisigaye bibaho, bizwi nka separation mu mahanga. Bishobora gutera ihungabana mu mutwe no mu mutima kubera impamvu nyinshi. Benshi bibakubita hasi bikabashegesha, kumva ko nta kivuriro ufite, kumva ko wagambaniwe ndetse no kumeneka umutima. Icya gatatu, kwimuka, kugura cyangwa se kugurisha inzu mubamo. Mu byerekeranye ubukungu, kwikorera umutwaro w'ideni rya banki akenshi ku nshuro ya mbere, ukaba uri mu bihe utamenyereye by'urugendo rwa hano na hariya rwo kugura cyangwa se kugurisha aho kuba. Kwimuka, kugura cyangwa se kugurisha inzu utuyemo bitera stress. Yewe nabo abantu tuzi nk'abantu batuje kurusha abandi mu muryango mugari. Imibare igaragaza ko Abanyamerika 40% bavuga ko kugura inzu ari cyo kintu cyababayeho mu buzima kibajagaraza ubwonko kurusha ibindi. Icya kane ni indwara ikomeye cyangwa se imvune. Iki kintu kibaho kigahindura ubuzima gishobora kutugiraho ingaruka mu buryo bwinshi bukomeye. Ubushobozi bwacu bwo kubona imibereho ndetse n'uburyo dusanzwe tumenyerewemo kugira uruhare no gutanga umusanzu wacu mu muryango mugari bishobora mu buryo bwihuse kugirwaho ingaruka n'indwara ikomeye cyangwa se imvune. Ntiriwe mvuga igihu kituza mu maso gituma tutarura ngo turebe uko hazaza hazamera, hanyuma no kubura umutuzo biterwa no kubaho tubeshejwe n'ubufasha bw'abandi bituma tubaho tubuze ukwigenga, binatera kenshi kwigunga kurushaho. Icya gatanu ni ugutakaza akazi. Kubura akazi wari ugafite iyo bikubayeho bisa naho utakaje igice kinini mu bikuranga, cyane cyane muri iyi si ya none aho ikibazo cya mbere uwo ari wese muhuye bwa mbere cyangwa se mudaherukana kubaza ngo ukora iki. Kubura akazi bigira ingaruka ku bushobozi bwacu bwo kugira icyo twiha cyangwa se duha umuryango wacu ngo ubeho. Birema ikintu cyo kutamenya uko ejo hazamera ndetse bikazamura cyane ukumva tudatekanye muri twe. Icya gatandatu ni urugo. Urugo ni ikintu cyiza kijagaraza umutwe, gusa urugo no kurwubaka hashize igihe kirekire ruzwiho gutera impinduka kuri benshi muri twe. Bishobora kugorana cyane kwiga kubana n'undi no kumenyera icyo kuba umwe mu bashakanye bisaba.
Icya karindwi ni inshingano z'amafaranga ziyongera n'imyanzuro yo kuyakoresha. Kwikorera imitwaro iremereye mu by'ubukungu cyangwa se gufata ibyemezo bikomeye mu mikoreshereze y'amafaranga bishobora bikaba impamvu imwe mu zidutera kumva tubuze umutekano, ndetse bikadutinyisha aho twumva dutinya ubukene, bikaba byanagabanya icyizere twigirira. Nanone kandi kumva usa naho ufatiwe mu mutego w'akazi ukora no kumva iteka wifuza ko umushahara wawe wakwiyongera kugira ngo ubashe kuzuza inshingano usabwa mu by'ubukungu ni ikintu gishobora gutuma runaka cyangwa se nyirarunaka arara atagohetse ijoro rigacya. Icya munani ni ikiruhuko cy'izabukuru. Gutekereza ku kiruhuko cy'izabukuru ni ikindi kintu cyiza kijagaraza umutwe mu buryo benshi muri twe tugena imigambi cyangwa se dupangira ubuzima bwacu bwose mu gihe tuzaba noneho tugiye kureka akazi duhemberwa ku kwezi ngo tujye mu kiruhuko kuko dukuze. Gutekereza kuri iyi ngingo, iki nacyo ni ikintu kizana impinduka ikomeye mu buzima kandi kikagira icyo gikora mu mitekerereze ndangamuntu yacu. Kuba hari umubare w'amafaranga ntarengwa winjiza noneho ukaba unazi ko muri 1/2 cy'ubuzima bwawe bishobora gutera benshi kugira ubwoba bukomeye cyane. Icya 9, kwita ku muntu ukuze cyangwa se mwene wanyu urwaye. Ibi si ibintu birushya gusa umubiri wawe n'amarangamutima, ahubwo ingaruka n'ingano y'igikomere cyangizaho runaka ni kinini, hamwe no kwiyongera kw'inshingano rimwe na rimwe uko urushinge rw'isaha rutera. Abantu benshi bita ku bandi cyangwa se caregivers usanga badashobora kwiyitaho ubwabo uko bikwiye. Bifungurira umuryango ibibazo byaba ibyo ku mubiri cyangwa se ku mutima w'abo bantu bita ku bandi. Icya 10, ibihe bitera ihungabana, harimo nk'ikiza kamere, icyaha, urugomo cyangwa se icyorezo. Hari ibibazo byinshi ushobora gusanga muri iki cyiciro, gusa bisa naho ikibabaza kurutaho ari uko iyo bibaye akenshi ubura uko ubigenza kuko nyine ntacyo wumva wabikoraho cyangwa ko nta ruhare uba wabigizemo cyangwa ngo ube wariteguye ko bizaba uhangane nabyo. Ku bw'amahirwe make, niba uri ikiremwamuntu nta kabuza hari ibihe bihindura ubuzima, life changing events bizakugeraho. Bavuga ko isi idasakaye, ko nawe wanyagirwa. Sinshaka kuvuga ko uw'isi itarakaranga ibimushakira ibirungo. Ibihe nk'ibi kandi nta muntu ubyitegura mu buryo bwuzuye. Gusa kugira imyitwarire ihoraho ya buri munsi nko kwiganiriza, kwiga kubana n'ibibazo, kunywa amazi, kurya indyo yuzuye, gukora imyitozo ngororamubiri ndetse no gushaka ubufasha biri mu byafasha mu koroshya uburibwe, ibihe by'umuraba n'umuhengeri w'ubuzima bizana mu buryo bitugora cyane ndetse no kubyakira. Rimwe na rimwe stress ishobora kukuremerera pe, gusa nyabuneka nibikubaho uzihutire kujya kwa muganga umubwire uko wiyumva, hanyuma ushaka ubufasha niba ubukeneye. Ngibyo ibintu 10 twagarutse muri kino kiganiro bibabaze kurusha ibindi mu buzima. Niba utarakora subscribe ntugende utayikoze, ukande like, usige comment, ukore na share, tujye tubana buri munsi mu bindi biganiro byiza. Njye nitwa Charles Gahigana. Hasta la vista.